Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba. Nitwa Bikorimana Fabrice kubw'umurimo w'Imana nahawe, ndagira ngo tuganire kubw'ijambo ry'Imana. Ubuntu bw'Imana bukomeze kutwomaho none n'ibihe bidashira. Ntaravuga ibintu byinshi, kamanze niragize Imana. Turagushimiye Uwiteka, tugushimiye neza n'urukundo ukomeza kutugirira. Ngiye gutambutsa byinshi bituruka kuri wowe kandi bituye muri nge. Nyemerera ntabari twe, ahubwo ugaragarire muri twe. Nituvuze ngo tubure, ahubwo garagara kugira ngo icyubahiro cyawe kigaragarire muri benshi babashije kunyumva. Muri aka kanya rero icyaza guhagarika umugambi w'Imana kuri aba bantu bateze amatwi iri jambo ry'Imana nkitesha agaciro, ahubwo mpamagaye ubutatu butagatifu kugira ngo bubashe kutwomaho none nibiye bidashira. Imana duhana umugisha rero, ndagira ngo dufatanye kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri mu Kuva, igice ni icya 2 umurongo ni uwa 3. Nabashije kuri mu mutwe w'ijambo uvuga ngo bakunanirwa ariko Imana ntiyakunanirwa. Reka turebe hashatse kuvuga iki. Igice cya 2 mu Kuva umurongo no wa 3 aravuga ngo ananiwe guhora muhishe amubohera kato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Reka nsoreza aho ngaho. Abantu babasha kuba baguta ariko Imana yo ntago yaguta. Ndashaka kugira ngo mvuge kuri aya magambo menshi atari ay'abantu, ahubwo na magambo Imana yabashiye kunyuza muri benshi ariko nanone bisohorezwa muri bake. Iri jambo ry'Imana ni igitabo tubashe gusoma cy'umugaragu Imana yatoranyije ari we Mose, imutoranya abantu batari bahari. Icyo kora mu gutoranywa hagaragaye byinshi, kuko twamenye yuko mu rugaga rw'abirukanka ntago ariko bose batsinda. Twabonye umugambi w'Imana kuri uyu mugabo witwa Mose. Uyu mugabo witwa Mose mu mateka tugenda dusoma muri bitabo tugenda tubona yagiye yandika by'amateka, twabonyemo yuko yari yicaye mu mugambi, ariko umugambi warwanyijwe na benshi. Urwanwa n'igihugu, abakuze ndetse n'abatoya, ndetse haguyemo na benshi. Ariko kuko haguyemo benshi warokoka, kuko yahamagawe ahamagarirwa muri benshi, ariko agiye kugira ngo asohoreze umugambi nuko yawusoje ataje muri benshi, ahubwo yagendeye muri benshi, bamwe bamuta bamuzira. Ndajya ngutangariza yuko iyi Imana yagutoranyije hari abantu babasha kukuzira bitewe n'ukuntu bagutuza agatoki, ndetse bamwe babasha no kubigwamo. Kugira ngo Imana imutoranye rero nuko hari ababashije kubyitambikamo, ndetse nkuko Bibiliya ibasha kuvuga ngo ibasha gutanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Ndajya ngutangariza mu gihe cya Mose hapfuye benshi. Tubwira yuko mu gutoranywa bari mu buryo navuga ubunyage, kuko Imana yari yarabavuzeho mu ruherekane rw'umugisha, mu ruherekane rw'uko Imana yagiye tuvuga icyo tuzageraho, mu ruherekane rw'uko Imana yarabo yari yagiye isezeranya uhere kuri Nowa gukomeza muri gihe cy'isekuru. Simpasha kukivugaho, nzakivugaho ubutaha. Ariko ndagira ngo utangarize yuko kugira ngo Mose yakire isezerano, uko Imana yibutse isezerano yagiranye na basekuru. Iryo sezerano ni irihe? Iryo sezerano uko Imana yemera kubasha kumva mu gusenga kwacu, ibasha gutega amatwi, igahita yiga ikavuga ngo nibutse ko nigize mvugana n'umuntu. Uwo muntu rero yaba ari wowe, kuko hari ibintu Imana yavuganye nawe.
ntago ndi buvuge Mose gusa, ahubwo ndavuga natwe mu gihe cyacu. Ese Imana yavuganye natwe gute? Mose rero mu kuvuka kwe ntago umwanzi yari yabyishimiye, nk'uko nawe mu kuvuka kwawe ntago umwanzi yari yabyishimiye, ariko mu kuvuka kwacu Imana ibidufiteho umugambi, igufiteho umugambi uri wenyine, ndetse no kuwusohoza izawusohoza nkayo, ntabwo izawusohoza ku bw'abantu, ahubwo uzitambika muri uwo mugambi benshi bazahagwa. Bibiliya tubwira yuko mu kuvuka kwa Mose habayeho nuko baciye igico cy'uko abana b'abahungu bagomba gupfa, ariko Bibiliya ibashe kutubwira ngo muri abo ntago Mose yapfuyemo. Nubwo byagenze gutyo, yavutse ari umuhungu, benshi barapfa, ariko kuko Imana imufiteho umugambi. Ndetse ngutangarize yuko umubyeyi yarebye uburyo yagiye ku gise, areba ububabare, areba ubuzima babayemo, arangira avuga ngo kugira ngo ngiye banyicane uyu mwana nzemera, sinzi iby'Imana yagambiriye, ariko sinemera ko uyu mwana apfa. Haleluya! Iyo Imana yagushyizeho umugambi, abantu benshi barakuvugira, benshi bagushakira inzira z'ubutabazi, benshi naho utari wavuga ubutabazi buba buhari. Asifiwe nanone, haleluya! Imana yo mu ijuru niba igufiteho umugambi, ndajya ngutangariza yuko no kuwusohoza izawusohoza, kandi izawusohoreza kuri wowe, ntabwo izawusohoreza ku bandi. Bibiliya iratubwiye ngo nyina amaze kumuhisha, yamuhisha igihe kirekire, tuzabasha kukivugaho, ariko Bibiliya itubwira yuko yaramuhishe, ariko ageraho arananirwa, aravuga ati kugira ngo bamunyicane ndeba, reka nshake kuntu ahandi azapfira ntareba. Arangije biravuga ngo nyina ananirwa guhora muhishe, yarananiwe. Ndajya ngutangariza yuko mu buzima wagiye unyuramo hari abantu bagiye baguterura, abandi bakugira inama, abandi barakubwira, abandi bakubwira nyura ahangaha, ndetse baranagushyigikira mu buzima bwose, ariko hari aho bananiwe. Ariko se muri kwa kunanirwa kwabo ntabwo wabonye Imana? Ese Imana ntiwayibonye no muri ibi bihe turimo bitoroshye bya korona? Ese nuko watabawe n'akazi wakoraga? Ese nuko watabawe na famiye? Ese nuko watabawe n'inzira wagiye unyuramo zose mu buryo bwose bwo gushakisha imibereho? Ariko muri icyo gihe cy'ikibazo Imana yari itamuruye. Nawe wabihamya, ishimura rifite, nawe wabihamya. Haleluya! Ananiwe guhora muhisha, arangije ahita amushakira aho guhishwa, aramuhisha. Amaze kumuhisha rero amubohera akato. Arangije ibaze kugira ngo aramuhungishije, ntago yaramuhungishije, yamuboheye akato. Ku bantu bazi ikinyarwanda, iyo umuntu yagiye mu gihe cy'akato nyine nta gaciro abagifite, amubohera akato. Ku bantu bazi iby'inyanja n'iki, ku banyamwuka babizi cyane, n'urufunzo n'iki, ku bantu bakunda no kubirota n'iki byinshi, njye ngutangarize yuko hari ahantu yari amukize, ntago ari heza. Nawe uzarebe n'urota uri mu ruzi, n'ibibazo ahubwo bitarangira. Urufunzo ruba ku ruzi, ntago yaramukize ahantu heza, amushyira mu rufunzo aramuhisha. Ibuka haba ingona, haba ibibazo, haba amafi manini cyangwa se n'amatoya, arangira amushyiramo ngo aramuhisha. Ariko kuko ubutabazi Imana yabuteguye, haleluya, kuko Imana yateguye ko ugomba gutabarwa, ndajya ngutangariza yuko Imana irazana umuntu utanakekaga. Haleluya! Muri uko guhishwa arangije ntago yigize avuga ngo mbese ntago njya mbisoma ngo mbibone, ntiyavuze ngo sinzi biri bumurye, sinzi, ntago ibyo tubisoma muri Bibiliya. Ariko mu buzima busanzwe ibi bintu biba hariya ku ruzi cyangwa se mu rufunzo, turabizi natwe, tuzi kuntu gahunda zimeze zaho, ariko nukuri kwiyaduhamagaye ubutabazi Imana irabuzanye ku buzima bwawe. Ndajya ngutangariza yuko wabonaga yuko upfuye, ntago upfuye, aho wabonaga yuko byanze birakunze, ukwizera kuri muri wowe. Ndajya ngutangariza yuko Imana yo mu ijuru iriyeranje, ishaka inzira kugira ngo ikuremere amashimwe. Haleluya! Kuko Imana iri mu ruhande rwacu, ibyo yakuvuzeho kuvuzeho nta muntu wabihindura. Haleluya!
Imana irangije iragenda yongorera amatwi y'uyu mukobwa, irabanza irayakurugutura. Ubwo musoma aya mateka, iki cyanditswe mu gisome cyose, iragenda iramubwira ngo wowe manuka kuko hari ukenewe gutabarwa. Haleluya! Abantu bananirwa, ariko Imana yo ntabwo ijya inanirwa kuko niyo igufiteho umugambi. Oh my God! Bibiliya iratubwira ngo muri uko kunanirwa, kuri uyu murongo, uyu ni uwa 5, Bibiliya niyo ivuga ngo umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Aha, abaja be bagendagenda ku nkombe y'uruzi, abona ka kato mu rufunzo, atuma abaja. Ubundi n'umuntu uzagutabara ntago ari azigira, azatuma yabaje bavuga ngo mumunzanire n'uwo gutabarwa. Atuma abaja. Aba baja bahise bakora ibyo babategetse nyine, nta kindi bagombaga gukora. Munzanire kariya ndeba kareremba hariya ku mazi, mukanzanire. Abo baje baragenda barakazana. Kuri uyu murongo rero Bibiliya, uyu murongo wa 6 niho bavuga ngo agapfunduye abonamo uwo mwana. Umwana ararira, aramubabarira ati uyu ni umwana w'Abaheburayo. Aramubabarira kuko ari umwana w'Abaheburayo. Hari abantu bagiye kukugirira imbabazi. Hari umuntu ugiye kukureba kugirira imbabazi. Hari umuntu ugiye kukureba ntiwirirwe uvunika, nawe uzahita ubona ko ubutabazi bwabonetse. Hari umuntu ugiye kukureba avuga ngo uyu muntu kuko iyo mbona ari inyangamugayo, mumunzanire mushyire mu kazi, mumunzanire mumunzanire. Ubundi yize iki cyangwa se akora iki, ese asengera hehe? Muzatanga ubusobanuro, azabatuma mumuzane, ntago azirirwa ajya azabatuma. Bibiliya tubwiye ngo agapfunduye uwo mwana ararira, ariko uyu mwana ntiyigize arira nyina kimufite, ntiyigize arira kiri kumwe na mushiki we. Bibiliya yabashe kutubwira ngo na mushiki we aramwitarura ngo amenye ibibi bimubeho. Abantu ushobora kuba ufite famiye, ushobora kuba ufite abavandimwe, abantu benshi bakakwitarura bakavuga ati ntago tumukeneye niki, ariko ngutangariza yuko babandi wari uzi yuko aribo bagutabara ntago aribo bazagutabara. Haleluya! Ntago aribo bazagutabara. Aramwitarura mushiki we ngo amenye ibimubaho, ariko bamaze gutuma bariya baja, Bibiliya iratubwira ngo agapfunduye umwana ararira. Nta kindi cyatumye arira, nuko ubutabazi bwari bubonetse. Uzarebe iyo ufite ikibazo ukabona ubutabazi, uhita uvuga byinshi rwose, nawe ufite ibibazo binibi gutya gutya, byose ukabivuga, ubutabazi bwari bubonetse. Bwana Yesu asifiwe. Kuko Imana yavuze kuri uyu mugambi wawe, najya ngutangarize yuko ugiye kubona ubwira, ugiye kubona umuntu gutabara, ugiye kubona Imana yohereje, ugiye kubona igitangaza, ugiye kubona amashimwe, uzahagarara imbere ya benshi, uzahagarara imbere y'abakomeye n'aboroheje. Reka mbabwire, nigize mbona Imana, nyibona hari abantu bakunda kuvuga ngo igenda n'amaguru, ariko uruhande mwe ntabwo tujya twemeranya. Imana, Bibiliya avuga ngo Imana n'umwuka, n'abayisenga bayisenga mu kuri no mu mwuka, ariko gusa Imana irakora kandi Imana ni rurema. Ndayibonera ndavuga ati izi ni imbaraga z'Imana si iz'abantu. Ubwo buhamya nzabutanga, nge narabibonye. Imaze kuyibona navuze byinshi, ndavuga ati ahangaha nibwo ntago nzaceceka, ahubwo nibwo ngiye kuvuga Imana. Bwana Yesu asifiwe. Nta handi nayibonye muri corona. Bwana Yesu asifiwe. Ndagana ku musozo, byibuze ndagira ngo mvugane na 2 cyangwa 3 bashobora kuba babonaga nta butabazi buhari, ariko Imana yo mu ijuru ndaye ngutangariza ko icyo yavuze ku buzima bwawe yarakivuze, nicyo yanditse yaracyanditse. Rero ubutabazi burabonetse. Ubutabazi nibabonetse, ubwo ngubwo n'amashimwe arabonetse, kandi nawe hari abantu ugiye gutabara kuko ubutabazi bubonetse. Nukomeza gusoma amateka, Mose yatabaye benshi kuko nawe yabanye ubutabazi. Bwana Yesu asifiwe. Ndajya ngutangarize yuko Mose amaze kurira,
mukurira kwe ntabwo yariraga kuko hari ikindi cy'igitangaza abonye, ahubwo yabonaga igitangaza kiruta ibindi bitangaza, kuko Imana imutabaye kandi imwoherejeho ubutabazi budasanzwe atari yiteguye, kuko nawe yararangije kwiyakira ko yarangije gupfa, kuko yapfuye inshuro nyinshi. Apfa ari mu ruzi aho ku rufunzo, apfa nyina amuhisha buri munsi, apfunyika yenda ntiyaheraga n'umwuka, yenda ashyira mu myenda kugira ngo atarira, yenda bamusesekaga n'ibitambaro mu kanwa ntabwo abizi kugira ngo atarira, abana bararira. Navuga ngo yari yarapfuye cyane, ariko kuko ubutabazi bubonetse yararize maze agirirwa impuhwe. Hari abantu bagiye kukugirira impuhwe. Ndagira ngo dusengane, kuko Imana yo mu ijuru yohereje ubutabazi ababyizeye, kuko kwizera no kumenya rwose udashidikanya ibyiringirwa muri wowe. Icyo wiringiye nicyo kikugeraho. Ubwo rero abizeye yuko ubutabazi bubonetse nibo turi bugendane. Imana iduhana umugisha rero, ubutabazi burabonetse. Reka dusenge. Turagushimiye Uwiteka, tugushimiye ku bwa benshi bazamuye ibyifuzo kandi babishyira imbere yawe, kandi twabonaga yuko bidashoboka, ndetse nabo barabona yuko bisa nkaho bitashobokaga, ariko kuko bishobotse amashimwe aranabonetse. Nyemerere abamyumva tubone ishimwe ryivugira, tubone ishimwe ryivugira amahanga yose, abari mu Burayi, abari muri Afurika, abari ahantu hagiye hatandukanye henshi, mwami, no muri Aziya hose, mwami, uko ubasha kumva iri jambo hari icyo rihinduye ku buzima bwe, unyemerere mwami ugire ikintu urema, akira ubutabazi buvuye kuri wowe, nawe azatabare benshi. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengera ubuzima bwe, ndasengera imibereho ye, ndasengera mwami aho yarari muri ubwo buzima yabonaga yuko budafatika, none ndamutereka mu buzima bufatika. Ndasenga kugira ngo Uwiteka ugire ikintu ukora, imbaraga zamurwanyaga, imbaraga zamusikamiraga, izamukuraga mu mugambi w'Imana, izo ndazisenya mu izina rya Yesu. Mwami washyizeho ijuru ushyiraho n'isi, mwami nyiri ubutware rero ugire ikintu umuremera mwami, kugira ngo agushime, ugire ikintu umuremera, kuko mwami washyizeho n'ubundi kitari gihari n'ikijyeho, nk'uko wagishyiraho n'ibindi byose. Urakoze mwami ko ubutabazi bubonetse ku bw'abakeya, mwami bashe kubyizera, ariko bizeye na benshi nabyo twabigushimira. Urakoze nyiri ubutware, urakoze ku bw'imbaraga zawe, urakoze ko abantu baturekura, ariko wowe mwami nyiri ubutware ukaba utaturekura. Ishimwe nirigaragare kuva none n'iteka ryose. Amen.